Mbanda we. Yeah man. Yeah, Calvin Mbanda. Yeah. Umeze ute se? Fresh sana. Kuri muremure cyane me duherukana twenda kuresha. None mbonye kuganira duhagaze twakoresha ibyombo. Nitumana. Amakuru iminsi. Amakuru ni meza kabisa. Mbanda ko yabuze asigaye abahanze y'u Rwanda mu Rwanda ariko aho aba hose umuziki yari yarawugenje ati. Finibazo nge mperaho. Umuziki nari nkiwukora ahubwo no kwenda ntawe shyiraga hanze. Ariko n'umundi umuziki ko ari wo nkora se. Ariho kazi kawe se. Ariko kazi kanjye mba nkukora ahubwo nuko wenda igihe cyo kuririzinga iyo muziki nyine wenda gitandukana ariko kwa cyongereye cyane. Abarimo wenda kukigira kirekire mugatako nubwo ari kirekire cyane. Narigiye babiterwa bari impamvu wenda ari impamvu niziye impamvu rero kuri inshuro kuko abantu twadukumbuye ariko ndaza kubwira abantu ko n'uri kintu twadukumbuye kiri heavy. Bishobora guterwa na schedule y'umuntu. Hakabamo wenda utundi tuntu twivangamo dutuma hari akandi kantu igihe kiyongera ko urumva hari igihe umuntu ashobora nko gupanga gusohora indirimbo wenda ukabara nk'amezi 3 ugasanga bitewe na gahunda cyangwa circumstances zibaye mugahita usanga iyo ndirimbo isigira nk'amezi 5. Ushobora gupanga ugasanga nk'ikindi gihe gito kiyongereyeho ugasanga none bisaba igihe kirekire bitewe n'ibyo undi muntu wenda atazi ko wari waschedulinze. Ubundi Mbanda ushobora kubutekereza ko ugiye gukora indirimbo ugahita uyiregwa kuri indi yandi wakora ukabura yire tugafata indi birashoboka? Bibaho cyane. Bitera niki kibitera kenshi? Urumva nko ku muntu ukora imiziki we yahita byumva. Cyangwa n'undi muntu utegura gukora ikintu ya creatinze ari giye ukora ikintu ukavuga ngo first of all nge kigomba kubanza kunshimisha. So no kuvuga ngo indirimbo ushobora kuyikora wajya gusanga ugasanga nawe ubwawe ntago urimo kuyishimira ntago biraba tu ugahita uhitamo kuba waba uyiretsa bugashaka indi yashimisha wa muntu nanone. Ubwo nibwo buryo bushoboka cyane. So turi kumwe na Calvin Mbanda araje mukaya tubwira imishinga afite ni indirimbo imwe cyangwa hari izindi ndirimbo. Mbanda twagiye nsa nkugiye kukubaza ko wundi umuziki uri muri awukora igihe wari umaze nyine uri busy gukora indirimbo imwe nka demo sorry nka remuze demo ya Kevin Kadenbanzi Mama Roda uza kuma mukanya ni Mama Roda yo nyine isohotse cyangwa hari izindi zigiye kuza kuri yo twakwitega album? Album yo no kuyipanga kuko icyo ndimo gupanga ubwo hafi ni EP. Album numva bishobora no guhinduka wenda nkazongera zikaba nkahita nkora album. Ariko indirimbo zo ndazifite ni nyinshi kabisa muri studio ku buryo nta rongo rihari kabisa. Ku buryo ubu ngubu twakwitega nka EP mu gihe kingana gute? Ntekereza uyu mwaka urimo kurangira cyangwa uyu nguyu urimo gutangira. Wari umaze igihe uduha indirimbo zawe wenyine uri wenyine waduhaye collabo kuri iyo EP twitege collabo nyinshi. Ziriho kabisa nk'ebyiri. Uretse Ken Soul twitege nkande cyabazayiwe. Idibihenze hari igihe umuntu yahita akajabura arakantu nshaka kubaza igihe nkunda gutebya baide Ken Soul ntababare ukuntu ureshya wenda kureshya n'abapayisa sabura akantu gato cyane krife yawe na Ken Soul ntabwo yabavunnye. Ntabwo yigeze igorana kuko harimo tunahagararanye wowe wabonye se bari ubwo byavunanye agace kari muricaye. Mbanda ni ufite management ko tuzi ko umuhanzi mu Rwanda kugira ngo atere imbere afite skills ubwo nashaka kugaragaza ubushobozi bwo kuririmba guhimba kwandika nakabazi no gucuranga ibyuma runaka ariko abakeneye wefatizo cyangwa se umuntu umubera umusingi nakwita management mu buryo buri administrative ndetse n'uburyo buri financier we hari ufite? Ntago mfite umuntu wo kuvuga ngo ni manager ngo undi uza ngo waye amafaranga ngo shooting cyangwa ugire gute cyangwa usore audio cyangwa video. Mfite abantu mfite team y'abantu dukora ibintu twese hamwe. Twese dufite impombere imwe. Iyo team igizwe n'abandi?
ntago wabamenya ntago wabamenya bari abantu nyine ni abantu bakore mu bikari ni abantu akenshi usanga ari n'inshuti zanjye wa muntu nyine atari ukuvuga ngo azanye amafaranga juste akaguha umwanya we nawe ukamuha nyine mugakora ibintu hamwe nyine mufite vision imwe. Harimo abavandimwe bawe ariko of course ibintu byose biba bigomba kuba biri mu muvandimwe. Mu kanya rero nyuma ya nk'umusirikare ya Israel Mbonyi turinjira no byanyabyo kuri indirimbo Mama Roda. Mbanda tubwire indirimbo Mama Roda ni indirimbo waririmbye nyuma y'ikintu udasora indirimbo. Of course umuziki ntago ari ugusora indirimbo gusa, ushobora no gukomeza performing izo warakoze, ariko ni indirimbo wanditse bigamije iki ku mukobwa harimo umukobwa muri clip, harimo n'abandi batipe benshi, imyambarire iri muri video, ukurikije ukuntu bimeze ushobora gutekereza ko ari ikindi kintu kidasanzwe cyangwa se ari nka Mama Roda waba ari umugore wawe. Mama Roda wayanditse ushingiye iki? Mama Roda ubundi igitekerezo na uko twayanditse ubundi ni ideyaje nkuko ubu ufite umukobwa ukunda rimwe na rimwe nyine akaba wenda we atabizi, ariko we abantu muvuga ati uyu mubibi ndamukunda byatari utabimubwira, ariko nyine aza ukumva umusongo uratera kabisa urumva we utakwerura ngo bimubwire, ariko still uwo mukobwa nyine umureba ukavuga ati ndapfuye noneho kabisa arahageze, ukumva nyine wabuze amahoro, kumbi ibyiyumvo byawe bigaragaza ko umukunda ariko ururimi ruragobwa ugiye kubivuga ukumva birakugoye kabisa. Niyo mpamvu wumvise nyine harimo ahantu mubwira ngo every time iyo mubonye yaje mitandwana n'imisonga imisonga ngatabona ko ntamwifuza. Ni imisonga y'umuntu urwaye malaria, imisonga imeze gute mu mitima no mu mbavu ntago urayigeraho se na rimwe? Simbizi, ndi kumva rero bwa mbere imisonga nyumvise imisonga y'urukundo. Okay. So hari nshaka kubaza, hari ba brother wawe harimo n'umuhanzi by the way witwa Pauline ukanagira Justin Semahame. Abo nirihe tafari bashyira mu muziki wawe, ni iki ubona nyine bakumare mu muziki wawe uretse kwa muri abavani mu vindimwe? Kwanza mbere na mbere umuntu ukora ikintu ukabona umuntu ukunze ibintu ukora anytime anagisupporting ukabibona kabisa ko imbaraga ashobora kuba afite kabisa yazikoresheje. Kwanza niyo ntuza ya mbere niyo tafari rya mbere kuri kariyeri y'umuntu cyangwa no mu bindi bintu yabatangiye gukora. Ni ukuvuga ngo bo rero nk'abavandimwe sinabo gusa, hari n'abandi ba Jackson n'abandi nabonye bari nabashyize muri clip abantu bose bandi iruhande. Rero amacaka kumekinga ashobora ko menye ko nyine ari abantu n'ubundi bamfasha. Amahirwe ngira nuko akenshi ari n'abantu bansupporting. Nese Mama Roda arahari? Agajabura waririmbye true story ku muntu w'normal ntagajabura. Waririmbye true story yaje ntago naririmbye bitewe n'uwanjye cyangwa uwonzi, ariko akenshi aba hari kabisa. Reka mukanya none tuze twumva Mama Roda, indirimbo nshya ya Kevin Mbanda yukoreye kwa Element. Yes, nibyo niwe yitangira na yarangiza. Ni indirimbo yagutwaye igihe kingana gute? Yantwaye igihe byatari, yantwaye igihe ku buryo amezi 5 ashobora kuba arimo. Harimo na video? Na video ntabwo video ubwo birimo byose agera muri 6. Video wayikoreye he ko ari nziza cyane? Video nayikoreye Gisenyi. Hari abantu twari turi kurana bambwira ngo ni mu Bwongereza, nkabwira ati ni mu Rwanda dufite inzu nziza nka ziriya. Ni mu Rwanda kabisa. Mu Rwanda dufite n'ama location ya fresh meza cyane. Ni nde producer video wayikoze? God cyane. Ni God kuko ni natangira God birimo nasoza arimo. Iyi ndirimbo ubona ari indirimbo nyine ufata gute ukurikije izindi wakoze mbere yayo, nkuru muzindi hagati gute nubwo ari iheruka, ariko so uyifata gute ukurikije n'izindi wakoze? Kuntu nyifata ngewe ubundi sinavuga ngo ni nkuru ngo cyangwa ngiri hagati cyangwa iri hehe, ariko ni indirimbo ngiye ku giti cyanjye narayikunze kabisa. Cyo none ikintu cyatumye noneho nyikunda byatari nuko n'umuntu wese wayumvagaho itaranasohoka yarayikundaga byatari ku buryo
umuntu yambwiraga atabwa indirimbo ko utayisohora n'iki atubwira iyo utayisohora ubundi bimeze bite nanjye ndi mu babikubwiye urabizi ni ukuvuga ngo iyo ukoze iki ngewe nayikundaga nkavuga ngo ni kwa kundi bavuga ngo ibyaye ikibazo iracyoza nabwo noneho bigeze aho mbona abantu nabo bari kuyikunda ndabana noneho this is a bang kabisa reka noneho nyiteho nyishotinge ngire gute abantu bayumva nanjye ndimo urumva twajya tuyikoresha hehe turi gutereta byanze indirimbo ushobora no koherereza umuntu akazibwiriza ugutera umusonga agahita amenya aho Rwanda gusa n'indirimbo wayibyina ni indirimbo wabyina ni indirimbo wanatura umuntu kuko nka chorus yayo yumvise ashobora umuntu kutamenya ko ari n'uwo musonga wamugani cyangwa n'ibyo nizo feelings ufite akumva ahubwo uranamukunda kabisa byatari ari umuvandimwe wawe witwa Semahama arambwira ati natwereke Mama Roda we nuri muri clip cyangwa dutegereze undi Maloda nawe aha Kevin Mbanda kuri indirimbo kubitera abantu akantu gato cyane k'amasegonda uhita umunyamakuru uyipresente uyintroduce bwa mbere kuri Kiss FM muri Drive then tugene ngewe nka Jado Max ndashoje mwakoze cyane batwanye kuva kwiza isa 10 kamasegura umunyamakuru Kevin Mbanda ngaraza nkisetsa nkikina nkajya nikoma mu gatuza ngo ndebe ko yama araza nkivuga amazina nkajya nikoma mu gatuza ngo ndebe ko yama